None se Sikovia ngo nayaye mazina bakunze kukwita? Igishegabo. Uyu mugore ni ishyano. Yego. Ese we uyu mugore anywa iki? Uyu mugore yavamo inshinzi. Ese umugabo ubu ntiyagowe? Ushobora kumwumva avuga atya ukamwibeshya hari umugore w'umurakare udaseka, ariko nyamara ku rundi ruhande haranatebya ndetse cyane. Iyo wabufashe inshingano se igiti mu gisiga mu rugo? No. Asinga ko muri aha mwese muragafite. Nongeye cyanye ndakigendana. Ariko subundi uyu Sikovia Mutesi ni munuki. Uyu mugore ukundwa na bose ndetse wigarura imitima ya benshi, umugore uzi kuganira no gutebya agasetsa benshi kugeza no kuri Perezida wa Repubulika. Uyu mugore benshi bita umuvugizi wa rubanda ni munuki. Ikaze mu cyegeranyo cy'uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe amateka yose n'ubuzima busharire yanyuzemo kugeza uyu munsi, ubwo ari ikimenya bose nk'umuravumba icyarimwe akaba n'umuherwe. Sikovia Mutesi, wowe mufata ute? Mukundira iki? Andika igitekerezo cyawe muri comment ndagisoma. Gusa mbere yuko nkomeza, ibuka gukanda kuri subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye mugezaho inshuro zirenga 365 mu mwaka. Nitwa Oscar Dushime, ushatse unyiteho D7. Nguhaye ikaze. Ujye utekereza aho wagana mu gihe ukeneye kwisuzumisha cyangwa gusuzumisha uwawe amarozi y'ubwoko bwose, bwabo ubutegano, ubutamikano, ubutongerano n'imyuka mibi. Ndabizi henshi wagiye byaranze, ariko igihe niki nguhagarika ibyo kwiri gusiragizwa n'ababamamyi bakwizeza ibitangaza bagamije kugucucura utwawe nkaho utazi muganga gakondo Misamvu uhora kanahuza abugarijwe n'indwara z'akarande. Kwa muganga gakondo Misamvu dutanga umuti wo gufata ibisambo n'abarozi, kugaruza ibyibwe, kwigarurira uwakwanze, uburwayi bwo mu mutwe bufitanye isano no kurogwa n'uruhereko mu myaka. Ubuziranenge bw'imiti yacu bwatumye tugaba amashami mu karere kose ka Afurika y'ibiyaga bigari, duhereye mu bihugu birimo Rwanda, Uburundi, Kenya, Uganda, Tanzania na Kongo zombi. Kubifuza kuvugana na muganga gakondo Misamvu ni muhamagare munandika ubutumwa bugufi kuri 0793 65 55 41 cyangwa mutwandikire mukoresheje urubuga rwa WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 25 67 70 49 59 79. By'akarusho ku bari mu mahanga ya kure dukorana na DHL, ikigo cy'Abadage kabuhariwe mu kugeza ibicuruzwa kuri ba nyirabyo, ku buryo imiti yacu nayo ikugeraho mu minsi 3 gusa. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Mutesi Sikovia. Yavutse mu 1986, avukira mu gihugu cya Uganda, aho umuryango we kimwe n'abandi banyarwanda benshi muri ibyo bihe wari warahungiye. Akiva mu buhungiro n'umuryango we batuye mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, kuri ubu akaba abarizwa mu mujyi wa Kigali. Sikovia ubwo yari ari mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko yakuriye mu buzima bugoye nyuma yo kubura umubyeyi w'umubyara ari we mama we. Yavuze ko yitabye Imana akiri muto cyane, buryo atibuka n'isura ye barebana amaso ku maso. Kuva ubwo papa we niwe wahise ufata inshingano zose z'urugo maze abitawe n'abavandimwe be. Iki nicyo gituma uzakunda kumva uyu mugore avuga ko akunda papa we cyane, ko ngo yamubereye urugero rwiza. Ibi kandi ngo nibyo byatumye akura yumva ko nta murimo n'umwe umugabo yakora watakora uretse gusa gutera inda byonyine. Kuri ubu Sikovia ni umugore ufite umugabo umwe n'abana 2, umukobwa n'umuhungu. Sikovia tumuzi nk'umunyamakuru ukomeye cyane hano mu Rwanda, umunyamakuru utagira ubwoba cyangwa se ngo agire ibyo atinya kuvuga cyangwa gutangaza mu gihe cyose bitagize icyaha. Ubwe avuga ko atinya gukora icyaha ndetse n'igisa nacyo, ndetse agatinya n'amategeko ahava akagera. Azwiho gusesengura byimbitse inkuru zitandukanye, haba mu miyoborere, ubukungu, politike, ubutabera ndetse n'izindi nkuru zinyuranye. Uyu mugore rero yavuga ku rugendo rwe rw'itangazamakuru yemeza ko René Antere Rwanyange wari umunyamakuru wa Igihe ari we wamuteye imbaraga atangira gukora, hari mu mwaka wa 2011. Ikindi kandi ngo ni nawe wamwigishije uko bategura inkuru ndetse n'imitwe y'inkuru cyangwa se titre. Avuga ko umunyamakuru kazi yafatiragaho urugero mu gutegura no kuyobora ibiganiro bikomeye n'abayobozi ari Solange Ayanone wo muri Radio Isango Star.
ubu yahawe inshingano mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Nubwo akunda umwuga w'itangazamakuru, Mutesi Scovia avuga ko akora ibishoboka byose akarindaho umuryango we ko bagera mu itangazamakuru kuko ntawe ritinya uwo yaba ari we wese. Ati ubuzima bwanjye bwite, umuryango mvukamo, uwo nashatsemo n'abantu bari hanze y'akazi nkora barinda itangazamakuru n'ibisa naryo kubera ko ntabwo bigira uwo byubaha n'uwo bitinya. Iyo abantu baza babandi tubona ku mbuga nkoranyambaga wenda ukabona barimo baratuka Scovia, ngewe ku rwego ndiho nshobora kubyakira, ibirenze umurongo nkaba nakiyambaza amategeko kugira ngo bibambarize. Ariko kuza umuntu akavuga ko ndi mubi uko mgaragara, hari igihe papa wanjye atabikunda, noneho bakajya no gushaka ifoto ya papa wanjye bati dore barasa. Icyo gihe mbaye naravuze amazina ya data nkamushyira hanze, mu by'ukuri naba naragize uruhare rwo gutuma umuntu runaka hasuzugura umubyeyi wanjye, umugabo wanjye, abana banjye, mahabukwe n'abandi. Mutesi Scovia yavuze ko ariyo mpamvu yirinda kuvugira mu itangazamakuru imyirondoro ye yose uko yakabaye. Akomeza agira ati niyo mpamvu ntari bujye kuvuga ngo nitwa runaka, mwene runaka, navutse ntya, nkuranya. Gusa uko biri kose icyo nababwira, narezwe nk'uko abandi bana bakura mu muryango nubwo twagize ibyago tukavukira mu buhungiro. Uyu munyamakurukazi Mutesi Scovia yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo n'igitangazamakuru cye bwite cyitwa Mama Urwa Gasabo, ariko yatangiye kwamamara cyane ubwo yakoreraga BNB FM Mwezi. Igitangazamakuru yaje gusezera ajya gutangira Mama Urwa Gasabo TV. Kugira ngo wumve uburyo Scovia Mutesi ari igishyitsi ndetse akomeye cyane mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, yagiye ahabwa ibihembo bitandukanye kandi bikomeye, haba ibyano mu Rwanda ndetse n'ibyo hanze yarwo. Urugero, mu kwezi kwa Kanama 2024 yahawe igihembo gikomeye cyane cyo ku rwego rwa Afurika gitangwa n'umuryango witwa Mayor Kings Agents Group, aho yagiye nk'umwe mu bagore b'Abanyafurika kazi bafite ibikorwa bagezeho by'indashyikirwa. N'ibihembo byitwa Africa Women Achievers Award byatanzwe na Mayor Kings Agents Group, isanzwe ihemba Abanyafurika b'ingeri zinyuranye. N'ibihembo byatangiwe i Kigali ku mugoroba ku itariki ya 10 Kanama 2024, bihabwa abantu 100 bo muri Afurika, harimo abagore 99 bateye intambwe ifitiye akamaro umuryango mugari ndetse n'umugabo umwe washyigikiye ihame ry'uburinganire rizwi nka he for she. Muri abo bantu 100 bahawe ibihembo barimo Abanyarwandakazi 36 bo mu ngeri zitandukanye bafite aho bageze, ndetse ibihembo bikaba ari ubwa mbere byari bitanzwe muri Afurika. Yanawe kandi ibihembo bitandukanye hano mu Rwanda birimo ibya The Choice Award ndetse n'ikindi aherutse guhabwa nk'umunyamakuru mwiza w'umwaka. Igihembo cyanavugishije benshi, bamwe bavuga ko Oswakim ari we wari ugikwiye, ariko ibyo byarangiye Oswakim nawe abyemeye nta mpaka, yemeza ko rwose badakwiye kuba bamugonganisha na Scovia dore ko banasanzwe ari inshuti magara. Avuga ko ari umunyamakuru mwiza ukwiye icyo gihembo. Scovia Mutesi yakomeje gukora no gukura umunsi ku munsi, by'umwihariko mu mwuga we w'itangazamakuru, kugeza ubwo yaje gushinga televiziyo ye bwite ahita Mama Urwa Gasabo TV. Ariko noneho itari YouTube channel, oya, ahubwo ni TV station. Birashoboka ko vuba aha tuzumva yanashinze radio cyangwa se agashinga indi business iremereye yongera kuzasanganywe zirimo Scovia Fashion Shop icuruza imyenda n'izindi. Biragaragara ko ari umugore ufite intumbero ndetse n'inzozi nyinshi ashaka gukabya. Ariko se uyu mugore ubona azagarukira he? Ese ubona atari umuntu abantu benshi bakwiye kwigiraho byinshi? Wowe mufata ute cyangwa umwigiraho iki? Tubwira hasi muri comment, kandi wibuke igitekerezo cyawe ndagisoma. Uyu ni umusozo w'icyegeranyo cyacu cy'uyu munsi. Wakoze kudukurikira. Nitwa Oscar. Dushime Rushatse Niteo D7. Nawe utaha, Imana ibarinde. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera iki yigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima,
nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri modeli zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'ibyo bitari bihagije, Mbagariye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 0782080321 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye Fashion. Ese nawe wajya guzongwa n'ikibazo kibura n'ihenda ry'ibicanwa? Umva, rekeraho guhangayika, kuko hamwe na Quick Cooking ibyo byabaye amateka. Muri Quick Cooking tugukorera amashyiga meza kandi agezweho, ubwiza bwayo bw'inyuma bukajyana no gukora neza kwayo. Muri Quick Cooking nitwe twenyine tugukorera amashyiga y'ubwoko bwose, yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe. Iby'ingano y'umuriro wayo ntubigireho ikibazo, kuko ushobora kuwugabanya cyangwa ukawongera bitewe n'ibyo utetse. Umva gashya rero, aya mashyiga ushobora kuyakoreshamo amakara, inshenga, cyangwa ukaba wakoresha inkwi. Hari ibyiza biruta byose. Akarusho, gutunga aya mashyiga icyarimwe ni no gusevinga amafaranga yawe, kuko akoranye umwihariko wo gukonsoma umuriro muke cyane kandi ibyo utetse bigashya neza. Aya ni amashyiga arondereza ibicanwa ku kigero cya 80%. Wow! Ngaho nyumvira nawe, ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho tugushyiriraho bitewe n'iyo wifuza, ku giciro kingana iki se shaho kari nk'ubuntu. Umva gashya rero, ku bakoresha amasafuriya manini ya Muvero, namwe turahari ku bwanyu. Ntuzuyaze kuduhamagara, kuko haba iwawe mu rugo cyangwa aho ukorera umurabyo uratinda, tukugeraho mu kanya nk'ako guhumbya. Ndetse by'umwihariko banyamahoteli n'amaresitora, utubari n'abandi mwese mutanga serivisi zo guteka no kotsa, nimutugane kuko dufite amashyiga mukeneye. Kubifuza kwiga uyu mwuga namwe ni karibu, amarembo yacu arafunguye. Ngwino tukwigisha gukora aya mashyiga, kuyubaka ndetse na sudire. Tugana aho dukorera i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa Kimironko muri gare. Utubwire ishyiga wifuza, turi gukorere mu kanya nk'ako guhumbya. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Quick Cooking, wow, kugufasha gucana neza kandi ku giciro gito, niyo mirimo twerejwe gukora.